mu rugendo u Rwanda rukatajemo rugambiriye kugera ku cyerekezo rwafashe mu miyoborere myiza, ubukungu n'imibereho myiza y'abaturage, akarere ka Bugesera gafatanya ibiganza n'abafatanyabikorwa bagera kuri 60. Akarere ka Bugesera gaherereye mu ntara y'Iburasirazuba, gafite ubuso bwa kilometero kare 1337, kagizwe n'imirenge 15, utugari 72 n'imidugudu 581. Ibarura rusange rya 2012 ryerekanye ko akarere ka Bugesera kari gatuwe n'abaturage 363 na 339 batuye ku bucucike bwa 282 kuri kilometero kare. Bugesera ni akarere kakunze kurangwa n'ubushyuhe bwinshi ku buryo mu bihe byashize kari kagiye guhinduka ubutayu, ariko kubera ingamba leta y'u Rwanda yafashe muri rusange n'ubuyobozi bw'akarere n'abafatanyabikorwa bako ku buryo bw'umwihariko, Bugesera yatewe amashyamba, umutungo kamere urabungwabungwa, ubutaka bw'abaturage busubizwa umwimerere, aho byabaye ngombwa nko mu birwa by'Amazane na Sharita abaturage barimuwe, bubakirwa imidugudu y'amazu agezweho, bashakirwa n'imirimo. Muri rusange ibikorwa by'iterambere biragenda byisukiranya, imibereho y'abaturage irasugira. Abafatanyabikorwa b'akarere kacu bafite uruhare runini cyane mu iterambere ry'akarere mu nzego z'imikorere zitandukanye, ari ubuhinzi, ari ubuzima, ari uburezi, ari ubucuruzi, ubufasha mu mitekerereze. Ukareba ubuhanga baba bafite ku giti cyabo, buri mufatanyabikorwa n'umushinga we cyangwa n'urwego akorera. Ukareba ingingo y'imari baba babashije kubona ivuye hanze y'iyo leta ifite. Iyo tubishyize hamwe bitanga umusaruro cyane. Kuba abafatanyabikorwa baribumbiye hamwe bagahuza ibikorwa byabo kandi bakabijyanisha n'ingengo y'imari ya leta ndetse n'ibyifuzo by'abaturage byatanze umusaruro mwiza, aho tugendana nabo mu gukusanya ibitekerezo by'abaturage ku byo bifuza gukorerwa cyangwa gufashwamo, byamara no kwemezwa tukongera tugahuza tureba ibyo akarere kabashije kubona mu ngengo y'imari n'ibyo katabonye, kugira ngo nabo bazibe icyo cyuho, tukemeranya nabo imihigo dufite ku rwego rw'akarere, amikoro dufite yo kuyishyiramo, nabo bakareba ingengo y'imari bafite n'ibikorwa bateganya gukora, noneho tukabihuza tukinjira rero mu ishyirwa mu bikorwa twese tujyanye mu gihugu. Ibyo rero biradufasha cyane iyo dupuraningiye hamwe, cyane cyane kugira ngo dukore imibare yuzuye yo kumenya interventions dufite muri sector runaka, ku buryo noneho n'imibare tuba dutanga ndetse no ku rwego rurenze rw'akarere iba yuzuzanya cyangwa se nta kintu dusize inyuma. Guhuriza hamwe imbaraga bifasha akarere mu kuba nta murenge ushobora gusigara cyane inyuma y'iyindi mu iterambere. Nka JAF yacu dufite database igaragaza abafatanyabikorwa dufite ndetse na domaine zabo. Niba hari umufatanyabikorwa mushyashya uje gukorera mu karere kacu, wa mukozi wacu wo mu karere ari we PS amufasha kureba ngo uje gukora muki, noneho tukamuha alternative yo kuvuga ngo niba iki kintu ushaka kugikora ntabwo muri Nyamata wagikora, n'urugero kubera yuko tuhafite babiri, ariko ushobora kugikora Rweru cyangwa ukagikora Mwogo cyangwa ukagikora Ngeruka. Akarere ka Bugesera kari muri tumwe dufite umuvuduko mu iterambere no mu kuzamura ubukungu n'imibereho by'abaturage. Mu byagezweho dusangamo imiturire myiza, aho abaturage bafashwa mu kubaka amazu meza. Mu mpande zose z'aka karere dusangamo imidugudu dukunze kwita iy'icyerekezo, yubakwa igahabwa amazi n'amashanyarazi n'ibindi byangombwa nkenerwa, ndetse ugasanga kenshi inagira uruhare rukomeye mu bumwe n'ubwiyunge bw'abaturage. Muri iyo y'icyerekezo dusangamo uyu wa Rweru. Politike nziza y'akarere mu miturire yatumye Bugesera yobokwa na benshi, bayitura bakurikije icyerekezo bahabwa. Ubu umujyi wa Nyamata n'umwe mu yunganira umurwa mukuru w'u Rwanda. Iterambere rigaragazwa n'ibikorwa remezo bigenda byiyongera, ari nabyo bigenda bikurura abashoramari benshi. Aha dutangira urugero rumwe gusa rw'agakiriro ka Nyamata, ubu gakorerwamo n'abashoramari basaga 265. Amakoperative arimo amenshi akora ibijyanye n'amabarizo, ubusudizi, ubudozi n'ibindi. Iyi koperative Kotinyabu icyerekezo
ibumbye abanyamuryango 70 barimo abagore 52 n'abagabo 18. Iyi koperative ubwayo ni uruganda rukaba indorerwamo ya Made in Rwanda kandi babasha guhangana ku isoko ry'imyenda. Dukorera abantu ibintu bijyanye n'igihe mu myambaro y'abagabo, mu myambaro y'abagore, mu ma uniforme, mu bigo by'amavuriro, amataburiya. Birashoboka ko twabona n'amasoko yo hanze y'igihugu. Ikindi nuko ubu basigaye banigisha abanyeshuri bohererezwa na WDA. Aka gakiriro kabarizwamo inganda nyinshi. Rumwe muri izo ni Oxalis Limited rukora amavuta n'amasabune anyuranye. Dufitemo glycerine, tukagira iyo bita condition après chambre, tukagira na rinjete zo kwihanagura z'abadamu, tukagira na hand wash, isabune yo gukaraba mu ntoki. Ini shampoo mu mutwe, irinda imvuvu mu mutwe. Mu bafatanyabikorwa mu gutsura ubukungu n'iterambere ry'akarere muri rusange n'iry'abaturage ku buryo bw'umwihariko dusangamo imiryango inyuranye itari iya leta. Mu mihigo y'akarere ka Bugesera harimo gukwirakwiza ibikorwa by'isuku n'isukura birimo amazi meza. Ibyagezweho ni byinshi. Tunasangamo uruhare rw'abafatanyabikorwa nka Water Aid, Les Amis de la Nature na Compassion Internationale. Umwe mu miryango duhereyeho ni Water Aid. Harimo ibikorwa byo kubaka imiyoboro y'amazi, ni imiyoboro iha abaturage, iha centre de santé, iha n'ibigo by'amashuri bakabasha kugira amazi meza, ndetse n'abaturage batuye muri iyo mirenge. Aha ni ku isoko ya Rwingeso yo mu murenge wa Musenyi. Water Aid yarayibungabunze ku buryo amazi amanukira mu bigega akayungururwa neza. Water Aid yakuruye umuriro w'amashanyarazi, ihashyira amamoteri ayazamura akayageza ku ivuriro no ku mavomo rusange. Bibasha korohereza abaturage baturi no murenge kuko bose bakoraga urugendo basanga amazi ahari kuri iryo soko. Muri iki gihe u Rwanda nk'ahandi hose ku isi rwugarijwe n'icyorezo cya COVID-19, akarere ka Bugesera n'abafatanyabikorwa bahagurukiye kuyirinda no kwikumira. Muri bimwe mu bikorwa dusangamo ibya Water Aid yagiye yubaka aho abantu bagomba kwisukurira hirya no hino mu karere ka Bugesera mbere yo kwinjira mu bikorwa bibahuza n'abandi, duhereye ku biro by'akarere ugakomereza kwa muganga n'ahandi. Hari iziri ku mupaka, hariho noneho naho n'ubukarabiro twagiye twubaka mu bigo by'amashuri bitandukanye. Water Aid isanganywe umushinga wo kubaka ibigega by'amazi byo munsi y'ubutaka bijyamo nibura litiro 90,000 mu bigo 19 by'amashuri. Kugaburira abana byadutwaraga amafaranga menshi ku buryo cyane cyane mu mpeshyi ho byaratugoraga no kubona amazi, ugasanga n'isuku ari nkeya. Undi mushinga w'amazi mugari ni uwafashije ibitaro bya Nyamata gusana ibigega by'amazi byari byarangiritse. Ibi bigega bikusanya amazi y'imvura yose amanuka ku bisenge by'amazu, akaba pompe yazamurika yanyuza muri filita iyayungurura mbere y'uko asunikirwa mu kigega kinini, aho ava akwirakwizwa muri serivisi zose zigize ibitaro. Harimo igisubizo cya mbere cyo kubona amazi ahagije ndetse akanabikwa. Icya kabiri nuko nka kimwe cya kabiri cy'amafaranga twatangaga ku mazi cyavuyeho. Akarere ka Bugesera gafite abandi bafatanyabikorwa bafasha abaturage kureka amazi y'imvura. Aha ni muri Rweru, aho itorero Inkuru Nziza ryubaka ikigega cya litiro 110 ku bufatanye n'umuryango Compassion. Aya mazi rero azagirira umumaro abana barererwa ahangaha, bizafasha n'abaturage muri rusange mu iterambere ndetse n'uburyo bwo kurwanya umwanda. Umushinga Les Amis de la Nature ana wubatse amashuri, ushyiraho imireko ihuriza hamwe amazi y'imvura mu kigega cya litiro 150. Dushyiraho uburyo bwo kuyungurura amazi n'uburyo bwo kwica za mikorobe kugira ngo zitanduza ayo mazi. Ni amazi menshi kuko nk'aha turi mu mpera za Kanama kandi murabona ko bakivoma. Aha twinjiye mu burezi, aho akarere ka Bugesera kahagurukiye kubahiriza intego uburezi kuri bose. Hubatswe amashuri ku bwinshi kandi yegereye aho abana bataha. Kwegereza ababyeyi amarerero ECDs no kuyaha imbaraga ni gahunda ya leta ishyizeho umutima. Muri Bugesera dusangamo abafatanyabikorwa benshi ariko bose b'ingenzi. Nyuma yo kugera muri iyi midugudu tugasanga hari abana mu by'ukuri batiga, ahubwo bagakurikira ababyeyi babo mu mirima. Ubwo rero urumva ni ibisubizo. Twajyaga tujya guhinga, abana bacu b'incuke tukabasiga mu rugo. Gasore Serge Foundation n'undi mufatanyabikorwa wubatse urwunge rw'ibikorwa bishingiye ku burere n'uburezi bw'umwana. Ni ikigo kinini dusangamo amashuri abanza n'ay'incuke, inzu mberabyombi, ivuriro, ibibuga by'imikino itandukanye,
ibiraro by'amatungo n'imirima, byose bigamije gusananira wa mwana haba mu mikurire haba no mu burere bwe. Umwana rero tumwakira afite imyaka 2 agatangira yigishwa ubuzima bwe bwa buri munsi butandukanye, noneho akajya muri ECE atangira guhabwa ubumenyi bujyanye na gahunda ya leta yo kwigisha muri rusange. Akenshi abiganjemo n'abakomoka mu miryango itishoboye, ari nawo wari umuhamagaro wacyo mu gihe cyashingwaga. Hakabamo abafite ibibazo bituruka ku mirire n'ubundi burwayi bugomba kubanza kuvurwa. Ubwo byabaye ngombwa ko dushyiraho ivuriro. Ivuriro rero ntago ryari kuza ku bana gusa, ryahise biba ngombwa ko rifungura no ku baturage bose bo mu murenge wa Ntarama. Kugira ngo imibereho nkene bashobora guhura nayo iwabo itabasubiza inyuma, hagiyeho gahunda yo gufasha ababyeyi babo mu kwiteza imbere. Abasoje ikiburamwaka binjira mu mashuri abanza. Ishuri rifite ibikoresho nkenerwa, harimo n'ibi by'ikoranabuhanga nk'izi mudasobwa zigendanwa zikubiyemo ibitabo n'andi masomo abana bakenera. Mu burere bw'abana b'inshuke tunasangamo Nibakure Community Village. Mu gihe bagitegereje ko Covid igenza amaguru make, abana bakaba bahabwa uburenganzira bwo gufungura amashuri, uyu muryango wabaye ukora imirimo ibateguriza, harimo guhinga imyaka itandukanye, harimo ubworozi bw'ingurube, ndetse hari n'umushinga wo korora andi matungo. Inka n'amata twashakaga yo kugaburira abana, ingurube nazo ntizizadufasha mu gihe abana bariho biga, no kugira ngo tuzashobore kwifasha mu bundi buryo kuko umuntu ntiyahora ashakisha amafaranga hanze. Shelter Them nayiterenga mu bituga akarere ka Bugesera muri gahunda yo kurera abana bato mu murenge wa Nyarugenge. Aho ufite abana ifasha kubona ibikoresho by'ishuri bikenerwa byose. Shelter Them ikaba inategura gufungura ishuri ry'inshuke hano mureba mu murenge wa Nyarugenge, aho yubatse inzu nini igabanyijemo ibyumba abana bazigiramo. Aho iki cyorezo kizavira mu nzira, abana barenga 70 bazatangira kwigira ahangaha. Abenshi muri abo bana batuye muri uyu mudugudu kandi batoranywa hakurikijwe abakennye kurusha abandi, ariko n'imiryango yabo ndetse n'iy'abandi baturage batishoboye ntiyatereranywe. Hari igikorwa cyo kubakira iyo miryango itishoboye idafite aho kuba. Ubu hatangiye kubakwa amazu 5, ariko n'igikorwa kizakomeza. Aha ni kuri ECD mu mudugudu wa Gikoma muri Rweru. Ni irerero riri mu bikorwa by'umushinga Sefa Rwanda. Barabazana abana tukabafasha, tukabarera, abarimo n'abatazi kuvuga tukabigisha kuvuga. Muri make n'uburyo kujya dukangura ubwonko kugira ngo abana babashe kuzajya mu magadienne cyangwa kugira imyaka yo kujya mu mashuri, nibura abana bya bindi byo gutinya, ibyo kurira bisa nk'ibyabashizemo. Undi mufatanyabikorwa uri muri uwo murongo ni Macegagria ukorera mu murenge wa Ririma, aho yamaze kuzuza inyubako zirimo ibyumba by'amashuri y'abana n'ibikoresho byose nkenerwa. Iri ni irerero ryubatswe kandi rikomeza gushyigikirwa n'umuryango Plan Rwanda. Ababyeyi bariruhukije. Icyambere abana bigeraga munsi y'igiti bavamo. Plan Rwanda yubatse amarerero nk'aya mu mirenge 3 yo mu karere ka Bugesera. Dufitemo amarerero yose nk'aya ngaye mubona hano 15. Ariko si ibyo gusa. Barabiga mu masegonderi, bityo tukabafasha kubona ibikoresho by'ibanze by'ishuri, tukanabishurira amafaranga y'ishuri, tugatanga mituweli. Umufatanyabikorwa Andahizi Umbrella amaze kubaka ibigo 2, Ikanazi ya Nyamata na Musenyi. Ni ibigo byigirwamo n'abana batagira kivurira, hakabamo n'abakuru babo cyangwa ababyeyi babo biga imyuga. Dufasha abana barenga 550 mu bigo byacu byombi. Abo bana bose ni abana b'imiryango itishoboye. Kimwe muri byinshi byerekana izirikanwa ry'ubuzima bw'abana, abarimu n'abandi bakozi n'abaturiye iki kigo, nuko banywa amazi nk'aya yandi tugura muri za alimentation. Nibwo rwego twashyizeho iyi water filter ifite capacité yo guproduza amazi meza kandi menshi. Akarere ka Bugesera gafite intego yo kwimakaza uburere bw'abana bose nta n'umwe usigaye inyuma. Ni no muri urwo rwego Bugesera ifite umufatanyabikorwa SECH wita ku kugorora, ku mibereho no ku burezi bw'abana bavukanye ubumuga. Ni igikorwa SECH ifatanyamo n'ababyeyi. Hanyuma tukaberekera ukuntu bashobora gufasha abana bari mu rugo, uburyo umubyeyi ashobora kwigisha umwana we kwicara,
uburyo umubyeyi ashobora kwigisha umwana we guhagarara akoresheje ubushobozi bwe. Ababyeyi bigishwa kwikorera ibikoresho bifasha abana kugorora ingingo z'umubiri bifashishije ibikarito n'ibipapuro byari bitagifite umumaro n'ifu y'imyumbati yahinduwe nka kore. Abamaze kugira imyaka 3 boherezwa mu irerero hamwe n'abandi bana kugira ngo abana babashe koko kwisanga mu bandi bana, bazakurane bajyane mu mashuri abanza bigane. Muri ubu buzima habamo abana b'abahanga ariko babuzwa amahirwe yo kwiga no kuba imiryango bakomokamo idafite amikoro. Trust and Care Rwanda ni umufatanyabikorwa w'akarere ka Bugesera urihira abana haba mu mashuri abanza, ayisumbuye ndetse na kaminuza. Tureba imiryango idashobora kubonera abana ibyo bikoresho dutanga n'ubwo bufasha bundi tubaha tukamuhabwa n'akarere ari mu cyiciro cya mbere. Trust and Care iherekeza wa mwana w'umunyeshuri kugeza aminuje ndetse bibaye ngombwa ikanamufasha kwihangira umurimo. Abasabwa minerivare rabarihira, kabaha amatike, kabaha ibikoresho, kabishyurira mituweli, abajya kure ikabaha amatike. Abarangije universite bashoboye kubona imirimo, abatarashoboye kukabona nabo hari ukuntu twabafashije kwihangira imirimo. Abafatanyabikorwa b'akarere ka Bugesera bagira uruhare mu kuzamura ibyiciro by'abanyantege nke n'abahuye n'ibibazo bibadindiza mu mujyo n'abandi banyarwanda mu iterambere. Plan Rwanda na AR ni imwe mu miryango ifasha abana b'abakobwa babyariye iwabo guhangana n'ingaruka zabyo. Iyo wabyariye iwanyu uba wataye agaciro muri sosiyete. Hano rero muri Kamabuye na Ngeruka dufitemo abakobwa bagera ku 100 bo muri icyo cyiciro bize ubudozi, tubakodeshereza amazu, tubashyiramo bya bikoresho byabo byo gutangira ya myuga yabo kugira ngo batangire kubona ubuzima n'imibereho, bya bindi byajyaga bibashuka ntibizongere kubaho ko nabo bazabonye icyo binjiza. Gutwita mu buryo butateganyijwe cyane cyane mu bana b'abakobwa batarageza imyaka y'ubukure nka henshi mu Rwanda ni ikibazo gihangayikishije akarere ka Bugesera. Uguhangana n'icyo kibazo abenshi basigaye bafata nk'icyorezo. Bugesera ibifatanyamo n'imiryango itandukanye. Aha twavuga Rwanda Women's Network ku buryo bw'umwihariko. Twatanze amahugurwa atandukanye ku bagore n'abakobwa kujyana n'imyororokere kugira ngo nabo babashe kugenda bakore ubukangurambaga, batanga izo nyigisho mu baturage, mu babyeyi, mu rubyiruko muri rusange. Mu murenge wa Mwogo dusangamo umuryango Ubumwe Community Center wita ku bafite ubumuga ariko bigakorwa mu buryo budaheje abandi. Ubu ngubu tukaba twigisha ibijyanye no gutunganya imisatsi n'ibijyanye n'ubudozi. Hari nabo twaremeye bakora itsinda bakaba borora bakanahinga. Gahunda ya Girinka ni imwe mu zizamura abaturage kuko bashobora kubona ifumbire bagatubura umusaruro w'imirima yabo kandi bakabona amata. Umwe mu bafatanyabikorwa b'akarere ka Bugesera ni Rwanda of Peace and Progress. Cyane cyane tuziha aho mu rwego mu cyiciro cya mbere n'icya kabiri cy'ubudehe. Ingurube twazihaye imiryango 23, twari tugamije nanone igikorwa cyo kugira ngo iyo miryango yiteze imbere kugira ngo nayo ishobore kugira ku kigero cy'abandi. Twatekereje ko umuturage yasigarana nyina agasigarana n'icya kabiri cy'ivyo byana, abandi tukabaha icya kabiri, noneho kugira ngo wa muryango koko uzashobore kwiteza imbere. Undi muryango watanze inka ni Kompansiyo binyuze mu itorero EPR. Aha ni muri Ngeruka. Ubu inka nyinshi batanze zatangiye kubyara kandi abaturage batangiye kuziturira abandi. Aha murabona ko twinjiye mu kuzamura imibereho n'iterambere ry'ibyiciro by'abahura n'ibibakoma mu nkokora mu rwego rwo kwiteza imbere. Akarere ka Bugesera kakaba gafite undi mufatanyabikorwa African Initiative for Mankind Progress Organization ufite by'umwihariko igikorwa cyo kongerera agaciro umwuga w'ububumbyi wiganjemo abashigajwe inyuma n'amateka bo mu mirenge ya Nyamata na Musenyi. Aho kugira ngo bagurishe inkono bagurishaga 100 cyangwa 50, bagurisha igikombe kiri ku 5,000 cyangwa ivaze iri ku 10,000 biteza imbere. Twabumbaga inkono zisanzwe ziro biti ibyungo cyangwa utubindi, hanyuma rero wazijyana ku isoko akabindi kamwe bakagurisha 300. Mbere umubumbyi byamusabaga kwirirwa mu nganzo, gukata ibumba, gushaka insibo no kubumba bikamutwara undi munsi. Akanikiriza inkono zakuma akazitwika. Ariko ubu umwana w'umukobwa aricara ku mashini ikoreshwa n'amashanyarazi akayikaragisha ibumba mu kanya nk'ako guhumbya, akabasoje ivaze,
akayitera irangi, akayishyira mu ifuru, hagasohoka ivaze cyangwa ibindi bikoresho byahangana n'ibiva imahanga dusanga ku masoko. barimo baramwiga gukora n'amashusho nk'inda ya Bikira Mariya ndetse n'indi ariyo yose umuntu yakenera bayimukorera. Dusimbukire mu murenge wa Shyara aho Women for Women International iha ubumenyi n'ubushobozi b'abagore batagira kivurira, ikabafasha guhanga umurimo, ikanabafasha gushaka amasoko. In Shara alone we have trained 900 women. Akaba agira ati Shyara honyine twahuguye abagore 800, tubaha ubumenyi bujyanye n'imibereho mu buzima, tunabaha amahugurwa ajyanye n'ubukungu. Koperative Inkataza mu mihigo y'abagore b'abadozi ba Shyara ni imwe mu zahawe y'amahugurwa. Tubasha kudoda tukagurisha. Nk'uko mubibona baradoda ya myenda abantu bajya bagura hanze irimo amakositimu n'amakanzu y'abageni. Indi koperative nitera amabara mu bitenge. Tukaba dukoresha sude kwastike na hayidoro n'amarange kugira ngo tubone uko dukora ibitenge tubihinduremo amabara. Indi rero ni koperative ikora amasabune n'imitobe ikomoka ku mbuto. Tugakora n'irangi, tugakora na pomade, turabigurisha bigashira. Women for Women International yafashije abagore kurema amatsinda yo kwizigama no kugurizanya. Umwihariko dusanga muri aya matsinda ugereranyije n'ahandi nuko byose babikora bifashishije ikoranabuhanga. Iyi system ikwereka amafaranga wemerewe kuguza ijyanishije n'imigabane umaze gushyiramo. Ikindi nuko iyo wagujije inguzanyo igenda ikwibutsa igihe cyo kwishyura. Hano iyo tugiye kugabana ibizi imigabane yanjye nashyizemo, izi ni imigabane y'undi yashyizemo, izi ni inyungu z'umugabane umwe agaciro umaze kugeraho, ikadukorera urutonde rwayo buri muntu atahana kandi twese tukagenda tunyuzwe. Iryo tsinda rero nanjye niryo nabashe kwinjiramo, abadamu bo muri Shyara bamenye gucuruza amafaranga. Akarere ka Bugesera kahagurukiye kwimakaza ubumwe n'ubwiyunge. Ni gahunda gafatanyijemo n'imiryango itari ya leta. Aha tuvuge Prison Fellowship, aho nyuma yo kubaka imidugudu igatuzwamo abacitse ku icumu nabo mu miryango y'abari bafungiye jenoside ndetse n'abagiye bafungurwa, yashatse ibikorwa bibahuriza hamwe kandi bose babanye neza. Twapfa ko yameneye ibasa umwana, tugapfa ko wenda umwana we yankubitiye iwanjye, ariko yanzika yuko yanyiciye mu by'ukuri ntayo dufite. Ikindi Prison Fellowship yakoze ni ukubaka ubushobozi bw'aba bagore bo mu mudugudu Igiti cy'Umuvumu. Kumva twaravuye mu bwigunge, ubu niyo nasohoka ahangaha nkasohoka nkagenda nkagura imashini cyangwa nkabona umuterankunga akayimpa, nabasha guhahira abana. Urubyiruko ni kimwe mu byiciro by'Abanyarwanda bifashwa mu kwikura mu bukene. Ni muri urwo rwego tubigisha gukora za ji nk'izi ngizi, ndetse hariho n'urubyiruko dufite rukora ibijyanye n'indi myuga nk'ubudozi, ububaji. Nk'uko mubibona aha bibumbiye muri koperative Kohamuri, bigishwa ububaji, bahabwa amamashini agezweho ku buryo bari barwiyemezamirimo bahangana n'abandi ku rwego rw'umurenge yewe no ku rwego rw'akarere. Twari urubyiruko rutabashije kugira amahirwe yo kwiga ndetse n'abacikirije amashuri n'ababaga mu mihanda bari zamaye bo bukuntu. Bitandukanye n'ibihe byashize, ubu ubuhinzi ni imwe mu nkingi zigize ubukungu n'imibereho myiza y'abaturage b'akarere ka Bugesera. Umwe mu bafatanyabikorwa muri iki cyiciro ni umushinga Hinga Weze ufatanya n'abaturage mu gukora ubuhinzi buhangana n'imihindagurikire y'ikirere. Aho ifasha abahinzi batoya gushyiraho ibyanya bito byuhirwa, harimo icyanya gito cyuhirwa cya Rugandara mu murenge wa Nyarugenge, ahuhirwa hegitari 10 hakoreshejwe imirasire y'izuba. Muri rusange nta gihe cyo kuraza imirimo yacu kigihari. Twahingaga amasezo A na B, none ubu dusigaye duhinga C. Ubundi mu mpeshyi nk'iyi iki cyanya nubwo kiri mu nkuka z'igishanga nta rubuto wakahasanze. Igiye kwibanda ku bufatanye bw'akarere ka Bugesera na Caritas mu gufasha abatishoboye kugera ku musaruro utubutse no kwihaza mu biribwa, cyane cyane ku bijyanye n'igihingwa cy'imyumbati. Ikigo cy'igihugu gishinzwe iby'ubuhinzi cyabonye imbuto nziza, muri urwo rwego rero Caritas nayo yegera icyo kigo, hanyuma tubona imbuto yo guha abaturage. Yanadufashije kubona igiti ndumurabutaka kibafasha mu kongera umusaruro w'iyo myumbati kandi kikabafasha no mu zindi nzego zinyuranye. Iki giti ni Glycide kirumbura ubutaka, wakoresheje ifumbire y'imborera ntabe yaguhiga mu kwezi. Ni nacyo ubu gikwirakwizwa n'umuryango World Vision
mu mirenge itandukanye y'akarere ka Bugesera. Uyu ni umwe mu baturage bari bakennye cyane kubera ko ubutaka bwe bwari bwarakayutse. Nasaruraga umusaruro ibiro 300 by'ibishyimbo, kugeza uyu munsi ngeze kuri toni 2. Abaturage bo mu karere ka Bugesera bibumbiye mu matsinda no mu makoperative atubura ibi biti, bakabikwirakwiza mu baturage bagenzi babo, ubundi bakagurisha bikababyarira amafaranga. Dufite koperative zigera kuri 25 mu karere ka Bugesera, zikaba zigira amasezerano agera kuri miliyoni zirenga 110. Bagategura izo ngemwe z'ibiti abaturage bazatera, n'abaturage babegereye bagashobora kubaha akazi. Umuryango Friends Peace House, urugo rw'amahoro, ufite ibikorwa twashyira mu mashami 3: ubuhinzi bubungabunga ubutaka, gutoza abaturage kuzigama no kugurizanya, n'ishuri ry'imyuga. Ubuhinzi bubungabunga ubutaka ni ishuri ry'abahinzi mu murima, kuzigama no kugurizanya. Urabatinyura mu gusaba inguzanyo mu mabanke, kubijyanye n'umushinga wo kwigisha abana cyane cyane batishoboye imyuga. 90% y'abo bana iyo barangije iryo shuri babona akazi. Nanone mu rwego rw'ubuhinzi mu karere ka Bugesera dusangamo Clinton Foundation mu mushinga Clinton Development Initiative, ukorana n'amakoperative y'abahinzi b'ibishyimbo, ibigori na soya. Aho dufasha abahinzi binyuze mahugurwa tubaha mu buryo bwo kongera umusaruro mu bwinshi, ariko ari no kongera mu bwiza. Tukagerageza kubashakira amasoko abaha ku giciro cyiza. Ikindi ni uguhuza amakoperative n'ibigo by'imari. Muri uwo murongo wo guhugura abaturage bibumbiye mu makoperative bakabyaza umusaruro ukwiye ubuhinzi mu karere ka Bugesera dusangamo umushinga Agritera. Uwo mushinga waduhuguye mu bintu bijyanye n'imiyoborere ya koperative, bijyanye n'imicungire ya koperative, bijyanye no gutanga serivisi ku banyamuryango, bijyanye no gushaka amasoko. Uduhugura kandi ku bintu bijyanye no kubara igishoro. Ku buryo bw'umwihariko, umuryango Africa Development Promise ufasha amakoperative y'abagore akora ubuhinzi bw'imboga n'imbuto. Ku mwaka babaraga tukabona ko nta toni 5 byibuze z'imboga n'imbuto basarura, aho greenhouse zaziye byibuze twararebye dusanga kuri hegitari toni 40 zishobora kuboneka. Bakoreshaga amazi badashye, tubashakira uburyo babona amazi. Ntabwo nagira ikibazo kinsaba amafaranga ngo nyawure, ntitanza bakayampa nkazajya nyungukira nkakemura ikibazo cyanjye. Ubuzima na siporo nabyo biri mu byitaweho cyane. Ku bufatanye n'akarere ka Bugesera, Gasore Serge Foundation yateje imbere imikino ngororamubiri, harimo kwiruka n'amagare. Duhere kuri marato izwi cyane ku izina rya 20 km do Bugesera. Ni platform nziza urubyiruko rugaragarizamo impano zarwo, kugira ngo niba hari n'umwana ugaragaye ufite impano idasanzwe agerageze gukurikiranwa. Aho niho haje kuvuka n'igare ry'abakobwa ba Bugesera. Ubu ngubu dufite abakobwa bari gutwara igare mu Bugesera, bari no kurushanwa ku rwego rw'igihugu. Undi mufatanyabikorwa muri siporo ni Shooting Touch. Dukoresha siporo ya basket bikadufasha kugira ngo urubyiruko ruze turufashe ndetse n'abazifashe mu myaka yabo iri imbere. Mu rwego rw'ubuvuzi, leta y'u Rwanda yahagurukiye byimaze yo kurwanya igwingira ry'abana n'indwara zikomoka ku mirire mibi. Ni gahunda rero dusanga mu bigo nderabuzima byose by'akarere ka Bugesera. Aha ariko dusangamo abafatanyabikorwa nka AR, Imwogo, aho mu gikorwa itorero rihindura aho riri, ababyeyi bahurira ku rusengero bazanye abana bagatekerwa bakagaburirwa indyo yuzuye. Aho kugeza ubu ngubu hamaze gufashwa abana 112, 99 muri bo bamaze gupimwa, twasanze bamaze gukira. Akarere ka Bugesera kakwirakwije mu mirenge za Health Post. Muri icyo gikorwa dusangamo umuryango Society for Family Health. Tumaze kubaka amavuriro y'ibanze agera mu 8 muri Bugesera yose yo ku rwego rwa 2, aho abarwayi bashobora gusuzumirwa bakavurwa, ndetse hakabamo 4 yo ku rwego rwa 1 n'andi 4 yo ku rwego rwa 2, aho n'ababyeyi bashobora kuza bakitabwaho ndetse bakanahabyarira. Byaradufashije kuko isaha n'isaha umuntu yafashwe ahitaza akivuza ndetse imiti akayibona vuba. SFH ifite n'ibindi bikorwa bigamije kurwanya malaria n'izindi ndwara zikomoka ku mibonano mpuzabitsina. Ngira ngo murabona ko akarere ka Bugesera n'abafatanyabikorwa bako bamaze kugera ku bikorwa byinshi no kubigeza ku baturage mu rwego rwo kwiteza imbere, kandi baracyakataje.